Yo, Killaman ari mu byishimo byinshi. Killaman noneho bwa nyuma na nyuma agiye gutsindira Queen. Killaman agiye gutsindira umutima wa Queen. Guys, ese murukona bidashimishije? Killaman ibyo yaharaniye byose abigezeho. Guys, ni imbaraga gambara ugeze hano kuri Venke Empire. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe tukomeze tugenda mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Killaman we ku nshuro ya mbere agiye gutsindira Queen. Ese Queen we bino bintu ko twumva nta n'ikintu abivugaho, Queen yaba bizi ko bagiye gufata Irembo iwabo? Guys, nimba muri abakunzi b'Ibanga ndabasaba kugira ngo musige ibitekerezo byanyu, ndetse niba ari ubwa mbere unageze hano kuri Venke Empire we wanakora subscribe ubundi dukomeze tugende mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Queen we na Killaman we mubone ukuntu baberanye, mubone ukuntu Killaman akunda Queen byadanje, mubone ukuntu Killaman yapfiriye Queen. Kandi ikintu cyose cyaza gitandukanya Killaman na Queen nta naho cyaturuka mu gihe Queen yaba akundana na Killaman. Turabizi ukuntu Killaman ari umuntu urinda ijambo rye. Ese guys, ari wowe urabona bino bintu bitagushimisha? Killaman turabizi ko yahoze yihiringa kuva kera ashakisha uburyo yabona Queen. Turabizi ko Killaman bino bintu yabirwaniye kugira ngo abe yatsindira Queen, kandi Killaman tukabona ko intego yo yahoza Rwanda yigezeho. Ese Queen yaba yarakatiye wa mukunzi we yavugaga? Ese Queen bino bintu yaba bizi? Guys, reka dutegeze episode ikurikira filime yacu Ibanga, niho turaza kubonamo ibintu byinshi bivuga kuri Killaman na Queen. Ese Killaman wa mugani koko yaba agiye gufata Irembo? Ese Killaman yaba agiye gufata Irembo kwa Queen? Guys, ubukwe bwatashe, ubukwe bwabaye bwa Killaman ndetse na Queen. Kandi nibura umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo ntusige udatanga igitekerezo cyawe, kandi nibura umukunzi w'Ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa missnyambo, ndetse akariko bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire. Icyambere gisabwa ni ukugira ngo bakora subscribe ndetse unasharinga kuri bagenzi bawe bakifite nimba hari abufite bakunda filime yacu Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo usige utanze ibitekerezo byawe dukomeze tugende mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga. Queen we yamaze kuba wa Killaman, Killaman we yamaze kubona urukundo rwe. Ese murabona Killaman atari mu byishimo? Ese murabona Killaman kano kantu gatamushimishije? Guys, nimbura umukunzi w'Ibanga rero ndagusaba kugira ngo nuze kubura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga kugira ngo twebe tugende mu zindi benefits zose ziba ziri kugera umunsi ku munsi. Twigarukiye mu cyaro cyacu. Ese ko mubona ko noneho Ive yariye Karungu? Ese Ive yaba ashaka gutandukanya Nyambo burundu noneho kugira ngo abe yakundana na Nyambo? Ese niyoriwe na Nyambo urukundo rwabo mubona rutari mu marembera? Ese Valence kano kazi bamuhaye ko aragakora? Ese ari wowe wakora akazi utazi n'ikintu uri kugakorera? Niba mbere yarazaga ari kumubwira ngo nukugira ngo abe yasubirana na Nyambo, bakaba barasubiranye none akaba ari kumusaba amafoto ku bubi no kubwiza, ese ari wowe kano kazi wagakora cyangwa se wemera ukamusubiza ibye? Guys, nimbura umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe ukuntu wiyumva. Ese Ive yaba ari kurwanira Nyambo kubera mukunda, cyangwa se Ive ni ukuba ari kurwanira Nyambo kubera ko amufuhira? Ese Ive mubona afitiye urukundo Nyambo? Ese ubona Ive akunda Nyambo? Ese wabukundanya umuntu ho wamushakira ibintu byo kugira ngo bibe byamubabaza, cyangwa se washaka ikintu cyamushimisha ahubwo nawe ku buryo azagera akakwiyumvamo? Ese guys, nimbura umukunzi w'Ibanga ubona Ive aberanye na Nyambo? Nibura umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe ubundi tukomeze tugenda mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Murabizi ukuntu tubemera cyane, murabizi ukuntu muri abantu b'agaciro kuri twebwe, kandi ku muntu ukunda filime yacu Ibanga ndetse ukari umukunzi wa Venke Empire ndagusaba kugira ngo usige utanze ibitekerezo byawe ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Twigarukiye kwa Queen we urukundo rwo Killaman akomeje kurujyana imbere, kandi nibura umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo bagira Killaman inama ikintu arakora kugira ngo abatsindira Queen burundu. Guys, rero ntagutindiye, murabizi ko twe datinda amagambo, ndagusaba kugira ngo nuze kora kuri episode ikurikira ndetse ntubure no kuri benefits ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari kuri ngewe.